uzi n'ibindi ngewe ndahambiwe kwinginga ikigoryi ngenda gushakira gahunda nkayipanga neza warangiza ukagenda ukabyica uhore wumvira umugabo ahangaha stop uretse gatoya none se reka nkubaze hari ikintu mba nagukore ntago naguhuje n'abana beza 3 ibintu babakoreye urabyibuka asubundi ugira ubwenge nuko nkubwiye none se hari icyo mba nagukore je nagendaga ngasubiramo ibintu ko wabimbwiye ariko bendaga ko wankubitira ahubwo ikigaragara nuko wambwira utuntu twibanga akaba ari twe tuntu tigeze umbwira nta banga rihari ibanga rihari nakubwiye ngo umukobwa yo muwe naguhita umbwira ngo twajyanye ahantu wapi abakobwa bakunda ibintu bimwe umukobwa uragenda ukabanza ukamwitegereza ukamureba neza ukamubwira ati uri mwiza urumva wamara kumubwira ko ari mwiza yamwenyuye abagiye gukurikiraho ko wowe ugomba kumubera imana ibyo ngibyo umaze kubimubwira noneho nyumwita bati none se twajyana ahantu ibyo wabikoze wowe aho kugira ngo ugende ukoresha utwo tuntu uri kugenda ukareba umukobwa se buretse gatoya apana ibyo kumureba mukanya umbwiye ngo genda kubwiye umukobwa wa mbere nakubwiye ngo umukobwa wa mbere uragenda ukamubwira amagambo meza wabona ayumvishe none ugashyiramo umunyu nyuma ukahita urenzaho kumubwira ngo twajyana ahantu orohamo shawo umunyu uri kuvuga ngo nashyizemo se sinawubonye ntiyari igikurukuru wigeze uvuga sabwo ko yavuze ukahita wiruka ako umukobwa nendaga wambwiraga ngo hama hamwe nze nguhereze bene wawe wagira ngo nze nkuri iki kintu kirenze icyo ngicyo kitari ukugenda wowe wahita ukora iki kindi none se patireka nkubaze uwo mukobwa niba yagira ngo arebe niba uri umuntu w'umugabo ukahita werekana ubwoba bwawe ubwo urumva byari kugenda bite okay none ibyo ngibyo reka tunabihagarika tunabyihore tubireke byanara sawa wasigaye ngewe reka unabwo ariko se stone wajureka kumera gutyo ubwo ngewe nkubwira ngo imyenda yabuze wowe wari kugenda ute ntago yari kubura kuko ngeneye kuguha amafaranga yo kuyakodesha naho ubundi se ngiye ko nagushakiye abo ugomba kujyana nabo bakaba bakunaniye muri ikindi kihe sawa ubyivugishwe gutyo noneho nangiye iyo myenda bashaka nguhereza sinyiguhaye nawe amafaranga ugenda yohereza abandi ndiye ko uri biguhereza tubanze twumvikane ntago turimo turahimana ahangaha imyenda yime nigire mu karori kuko we winaniwe nge sininaniwe amafaranga nakubwiye ngo ndayaguha umva nanjye mbigusubiriremo bwa mbere no bwa nyuma nta mwana wo kujyana mu kirori nanjye nawe nta myenda ubona nawe wirwaye nuko mvuze ndarabisubiramo bati tugiye kubana duhimana bitwaye iki se wese kuki ushaka kujya kuvumba wenyine wamvunishije none se nge hari icyo nakukoreye koko wankora iki se ahubwo okay none reka nguhereze ikintu cya nyuma cyo kumfasha reka byibura twongere tugerageze undi umwe cyangwa babiri nibyanga uhita wigenda ndahita nemere yuko nyine kuvuga byanani ariko nawe urakoresheje iki urambwira twa tuntu utari kumbwira kubera ko ntabwo byumvikana okay urazi ngiye nkwemereye abana babiri mwumva se ahubwo ariko nabwo ukambwira ryabanga ari kubita ku nyama nta banga rihari ibanga rihari ni wowe uri byibwire bana ubundi ukibona umukobwa hariya uhita umwegera ngo umukobwa mwiza warangiza ukahita umuha ikamba nubwo atari wowe uritanga kanyoni keza ntago ari kanyoni keza ariko wambwiye kanyana keza akahita yemera kanyana kanjye kanyana kawe kandi nibwo bwa mbere muhuye ugira ubwenge okay kanyana ka mama si ni mushiki wawe nese ndavuje mvuga ngo ukinyine njye uvuga ngo kanyana keza nurangiza urenzeho ya magambo meza umukobwa ahita yemera kanyana keza utarandaga gutyo rwari urugero noneho urabyihutisha ukamutera indi mitoma myiza kanyana keza waza ukambera ibindi ni ibiki sawa aho ngaho ndaba nagiye kandira aho ngaho ndaba nagiye umva nyumvira nyine gabanya urugo ry'inturangiza n'amagambo y'abagabo none se watereta umukobwa umbwira ngo kanyana keza urumva hari ikindi kintu yakwemera atagukubisa urushyi buriya ureba se mbwira vuba patarari ngiye kuvuga iki umutoma wa mbere urahita umubwira ati mukobwa mwiza nakurose nkanguka wambaye ivara ry'ubukwe wakemera tugashyingira ibyo se bihuriye no kuvumba cyangwa ahubwo ikengene mite mubwiye ngo muko wakwemera tukajyana kuvumba reka iyo ni indobo ya mbere wowe kimugera abanza umusasire umuririmbire sawa kanyana keza kanyana kanje umeze neza ngo wanshinzo y'umuhungu ndakwiyamye nuzumbwira ubusa n'uburi muri bwa basore buza bwiteretesha abakobwa ndakwiyamye nukaza umumbwira ubusa ani so rande bakuntu kaza kikaraga kumunga kanyana kamba ndakwiyamye wambobo yimbura mukuru Bigenze bite se ko mbona wihebye none
nyuma y'ibyo umbwiye none banyise imbogo. uriya mukobwa aragututse Kuruka gusa ko indagara kunkubita ahubwo. amba nibyo nakubwiraga buriya yagukunze niba yagututse yagukunze ahubwo wowe tugenda ufatireho Ni kuri utereta se? uretse ntabwo ubizi ko uyu mukobwa akubwiye nabi birangira kwemeye ahubwo uwo ugiye akubwira neza birangira kwanza ahubwo wowe genda ufatireho Komeza unyoshye nyine. hirukanka mwana atararenga Harya urambwiye ngo ngiye umuntu akubwiye nabi aba yagukunze. aba yagukunze abanateganya ko yanakugira n'umugabo ariko iyo umukobwa akwakiriye ako kanya birangira kwanza ahubwo irukanka atararenga Akora atabyashoboka kuko wa mugani umuntu agukunda nta nubwo ashaka kukwikoza. nyine Uzi kuntu yandebaga akose ko yambwiye ibitutsi nka 200 ni gute yankunze. ariko sinakubwiye ngo ndihitirere mu gutereta wowe wowe genda urebe ko none atahita kwemera wowe ugenda utumbwira ati ndashaka kumpa urukundo gira vuba sha ako wambwe uranshaka iki ko wakomeje kunkurikirana ariko se ko wikandagura amatama noneho bigenze bi Wahora n'iki kumaye pasi y'umukobwa wa Brussels. ushatse kumbwira ko ibintu numvaga bidiha ari wowe urimo urakubitwa Nase wumvaga ari njye ujye gukubita umukobwa ngiye gutereta. Ziranki zose zari izanjye nyine. ha buriya umukobwa yahise agukunda ubu yagukunze ubushatse wahita ugenda ukatera ivi ukanamubwira ati twajyana ahantu yahita yemera Austozi ko wajyaga bambwira ko mani wasese nkamenyekana aribwo nyibibona. Umuntu arakudihanga aragukunda. ariko zikabwa ari we musazi none se umugabo n'umugore ko barara mu migeri bwacya bakajya gusenga ntago bakomeza bagakundana umukobwa yagukunze tayari ahubwo wowe hita ufata urugendo umukurikire uhita utera n'ivu namubwira ati twanabana mirere na mirere nyuma yawe utumubwira ati twajyana ahantu Ndatekereza cyangwa nabwenge. Umuntu arafashe arandishye aranutse ngo yankunze ngo twakora ubu. none se bavuze ngo agashyi k'urukundo wumva iki genda abantu bakubita iki zitandukanye ijeya rikubita ryoroheje noneho agakobwa gatoya ko kagukubita biriya bintu kagukubitaga wowe genda urebe ko atemera Urushyirwa urukundo. agashyi k'urukundo Ndumva nziri harya ngo mubwire ko ubu yemeye. ubu yemeye tayari wowe genda uhita umubwira ati nushaka utere n'ivi Bebe! bikoresha Reka kanyana ka mama nagushaka. urongeye ungarutse imbere nanone reka nze ngende nkurikirane iriya nkuru tu Erega icyo nshaka kuvuga. ntabyo umbwiramo Okay. None icyo nshaka gusobanura nuko erega turadushyi twose wankubise ndetse nari amagambo yose wansomeye ni ikimenyetso cyerekana yuko wankunze cyane. njyewe ngukunda azi ko wabyibagiwe Ahubwo se wambera umugore ndakwiyamye anisoni urandebera umubwira ubusa ariko ikisi nakubera umugabo mwiza ndakwiyamye ntukomeze kumbwira ubusa cyangwa nongeye ngucape myinshi naguhaye mu gihe zatuma ngewe nawe dukundana tukaba twana abana nta kibazo wazinkubita. umva ntazi gukoma n'ikimenyimenyi ngo nabana n'umuhungu utari umwisiramu apana kafiruni Kuhana ba yaba basta kafiruna. Ninde kafiruna anga? Allah ya Allah. ukeka ko kwambara imyenda y'ibisilamu se bikugira umwisilamu uratora dhani Allahu akbar wallahu akbar wallahu akbar. Ya ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar wallahu akbar wallahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. gicucu gusa iyo ni takubiri wa gicucu kandi wongeye kunkurikira Akurana ukuntu inshinzi z'iyi minsi zibonye. Byari urwo rukundo rwa none ndera kuzana rutogosa. Kasa gusa. Ubuntu bubi burirya. Yo, what's up bro? Bimeze bite umuhungu? Cyane fresh wallahi mba nanze kukunyuraho nisanyuye kuko hari ikintu nashaka kubwira man. Nibiki se birunguka se byibuze mbimenye. Sha ntabwo byoroshye nyine tu ariko nyine nashakaga ishoro hano ruguru wakintu. Ako se abahungu muri ukaritse mwabaye gute? Mu kanya hano havuye abasore babiri nabo bambaza ngo barashaka ngo amashoringi ibiki mbarangira umukobwa ruhagaze ku ndege. Sinzi niba banahuye. Bimeze bite ubundi kwanza nanjye mbimenye neza. Pega barara binyamirambo. Ubwo abasani bantanze. Umva se hari gaparire ngenge kujyamo kandi itike yonyine nuko ujyana y'indege wamba barukandangiye ishoro ya danje bro. Harimo ibyo kurya no kunywa se?
ntabwo byabona uzi wajyana indege wawe ahantu akaburimo ibyo kurya n'ibyo kunywa uzi ukuntu bimeze yo none akabaye nguhereza nanjye ngiye kumuherezaho ni ukuvuga ngo turufuna ndangira neza ahubwo ako gaparika ari kubera he ni ukuvuga ngo ku gaparika ari hano ruguru ariko kugira ngo tujyeyo birasaba indege kandi urashaka kujyayo nta n'indege ufite wanditse nkigirana shaka uwawe nanjye wanjye namubonye wamubonye unusu wanjye nusu uransize umva ntabwo nanjye wansiga abantu kuko wambabariye kuko ndakwinginze wo kagira imana n'amafaranga wambabariye ukamura urukundo koko ariko se wa muhungu we noneho ibyo bintu wahereye karunyingingira tutanaziranye ubwo ni shyashya okay none ka nkubwiza ukuri wakobwa hari ahantu ngiye kujya mu kirori kandi ntago nakwinjiramo nari kumwe n'umukobwa wambabariye kuko ngusabye ukamerekeza muko wambabariye tukajyana kuvumba ko rekurana nikama nayo senye umva natamuko ngenda gutegera rere turu murishe ndetse nanakunywesha nindagize nkwishyura inoti 50 arikuze tujyane kuvumba